Igitabo cya Zakariya, igice cya mbere. Imana ituma Zakariya ku Bayahudi. Mu kwezi kwa munani, mu mwaka wa kabiri, umwami Dariyusi ari ku ngoma, Uhoraho yatumye umuhanuzi Zakariya mwene Berekiya, akaba n'umwuzukuru wa Ido, ngo abwire Abayahudi ati: dore narakariye bikomeye ba sokuruza, ariko Uhoraho Nyiringabo aravuze ati: nimungarukire, nanjye nzabagarukira. Nimugakurikize imigenzereze ya ba sokuruza. Nabatumagaho abahanuzi ba kera, bakababwira kureka ingeso zabo mbi n'imigenzereze yabo mibi, ariko ntibabyiteho, bakanga kunyumvira. None se amaherezo ba sokuruza ntibashaje? Ese abahanuzi bo bari gutura nk'umusozi? Nyamara amagambo n'amateka nahaye abagaragu banjye b'abahanuzi byagize ingaruka kuri ba sokuruza. Nabo ubwabo bisubiyeho baravuga bati: koko Uhoraho Nyiringabo yaduhaye igihano gikwiranye n'ingeso zacu n'imigenzereze yacu, nk'uko yari yarabyiyemeje. Iyerekwa rya mbere, amafarasi. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa Shebati, mu mwaka wa kabiri, umwami Dariyusi ari ku ngoma, Uhoraho yahaye ubutumwa Zakariya mwene Berekiya, akaba n'umwuzukuru wa Ido. Zakariya abivuga muri aya magambo: iri joro nabonekewe, mbona umuntu wicaye ku ifarasi y'igaju, yari ihagaze mu kabande hagati y'uduti twitwa imihadasi. Inyuma ye hari andi mafarasi y'amagaju, n'ay'ibihogo, n'ay'ibitare. Nuko ndamubaza nti: nyakubahwa, ariya mafarasi ashushanya iki? Umumarayika twavuganaga aransubiza ati: ngiye kukubwira icyo ashushanya. Nuko wa muntu wari mu duti aransobanurira ati: ariya mafarasi n'ayo Uhoraho yohereje ngo azenguruke isi. Abagenderaga kuri ayo mafarasi babwira uwo mumarayika w'Uhoraho wari uhagaze mu duti tw'imihadasi bati: twazengurutse isi yose dusanga ituje, ifite amahoro. Nuko umumarayika w'Uhoraho arabaza ati: Uhoraho Nyiringabo, dore umaze imyaka 70 urakariye Yeruzalemu n'indi migi y'Ubuyuda, mbese uzageza ryari kutayigirira impuhwe? Uhoraho niko gusubiza umumarayika twavuganaga, amubwira amagambo meza yo kumuhumuriza. Nuko uwo mumarayika twavuganaga ambwira gutangaza ubu butumwa bw'Uhoraho Nyiringabo ati: urukundo nkunda Yeruzalemu n'urwo nkunda umurenge wayo wa Siyoni rutuma mpafuhira cyane. Ariko kandi uburakari mfitiye amahanga adamaraye nabwo ni bwinshi. Koko rero narakariye Yeruzalemu buhoro, maze ayo mahanga abyishingikirizaho arayisenya. None rero Uhoraho Nyiringabo aravuze ati: ngiye kugarukira Yeruzalemu nyigirire impuhwe, ingoro yanjye izongera ihubakwe. Umujyi wa Yeruzalemu uzafatwa ingero wongere wubakwe. Wa mumarayika yungamo ati: tangaza kandi ubu butumwa bw'Uhoraho Nyiringabo uti: imijyi yanjye nzongera nyisendereze ibyiza, Siyoni nongere nyihumurize, na Yeruzalemu nongere nyigire umwihariko wanjye. Zakariya, igice cya kabiri. Iyerekwa rya kabiri, amahembe n'abacuzi. Nuko nongera kubonekerwa, mbona amahembe ane. Mbaza umumarayika twavuganaga nti: mbese ariya mahembe ashushanya iki? Nawe aransubiza ati: ariya mahembe ashushanya ibihugu by'ibihangange byatatanyije Abayuda n'Abisirayeli n'abaturage ba Yeruzalemu. Hanyuma Uhoraho anyereka abacuzi bane. Ndamubaza nti: bariya se bo baje gukora iki? Nawe aransubiza ati: amahembe ni ibihugu by'ibihangange byatatanyije Abayuda ku buryo nta wongeye kubyutsa umutwe. Naho bariya bacuzi bazanwe no guhashya no kurwanya ibyo bihugu by'ibihangange
byatatanyije abaturage b'Ubuyuda. Iyerekwa rya gatatu, umugozi wo gupimisha. Nuko nongera kubonekerwa, mbona umugabo ufite mu ntoki umugozi wo gupimisha. Ndamubaza nti, urajya he? Nawe aransubiza ati, ngiye gupima ubugari n'uburebure bw'umujyi wa Yerusalemu. Umumarayika twavuganaga agiye, ahura n'undi mumarayika uje amusanga. Uwo twavuganaga abwira uwo mumarayika wundi ati, iruka ubwire wa mugabo ufite umugozi uti, umujyi wa Yerusalemu ntuzagira urukuta ruwuzengurutse, kubera ko uzabamo imbaga y'abantu kimwe n'amatungo menshi. Njyewe ubwanjye nzayibera nk'urukuta rw'umuriro ruyizengurutse, kandi nzaba muri yo rwagati nyihesha ikuzo. Uko niko Uhoraho avuze. Uhoraho ahamagaza abajyanyweho iminyago. Uhoraho aravuga ati, yemwe abo natatanyirije mu byerekezo bine by'isi mwe, nimutahuke muve mu gihugu cyo mu majyaruguru. Yemwe abajyanyweho iminyago mukomoka i Yerusalemu mwe, nimuhunge muve muri Babiloniya. Uhoraho Nyiringabo wanshinze kugeza ubutumwa bukomeye ku mahanga yabasahuye, aravuze ati, umuntu wese ugize icyo akora ku bwoko bwanjye, ni njye abakoze mu jisho. Kuko rero ngiye guhagurukira ayo mahanga, asahurwe n'abahoze ari inkorera gahato zayo. Bityo muzamenya ko Uhoraho Nyiringabo ari we wantumye. Uhoraho aravuga ati, yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, nimuvuze impundu murangurure, dore nje gutura muri mwe. Guhera uwo munsi amahanga menshi azifatanya nanjye, azaba ubwoko bwanjye, nyamara azatura muri mwe. Bityo muzamenya ko Uhoraho Nyiringabo ari we wabantumyeho. Igihugu cy'Ubuyuda kizaba icy'Uhoraho, kizaba igihugu cye kimweguriwe. Yerusalemu izongera ibe umurwa yitoranyirije. Bantu mwese nimutuze imbere y'Uhoraho, dore ahagurutse mu ngoro ye yo mu ijuru. Zakariya igice cya gatatu. Iyerekwa rya kane, umutambyi mukuru Yeshuwa. Nuko Uhoraho anyereka umutambyi mukuru Yeshuwa ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho. Satani nawe yari ahagaze iburyo bwa Yeshuwa kugira ngo amushinje. Uwo mumarayika w'Uhoraho abwira Satani ati, Uhoraho nagukangare Satani we, koko Uhoraho witoranyirije Yerusalemu nagukangare. Mbese Yeshuwa si nk'agati karokotse inkongi y'umuriro? Yeshuwa kandi yari yambaye imyambaro yanduye, ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Nuko uwo mumarayika abwira abari aho ati, nimumwambure iyo myambaro yanduye. Hanyuma abwira Yeshuwa ati, dore nguhanaguyeho ibicumuro byawe, nkwambitse imyambaro y'agaciro. Ntegetse kandi ko bakwambika ingofero isukuye y'ubutambyi. Nuko bamwambika ingofero isukuye n'imyambaro. Umumarayika w'Uhoraho yari aho. Uwo mumarayika yihanangiriza Yeshuwa ati, Uhoraho Nyiringabo arakubwira ati, nukora ibintunganiye, nusoza imirimo nagushinze, uzagenga ingoro yanjye n'urugo rwayo. Nzagushyira ku rwego rw'abari hano bankorera. Umva Yeshuwa mutambyi mukuru, nimwumve namwe batambyi bagenzi be, nimwe bimenyetso biranga ibyiza bizaza. Dore ngiye kohereza umugaragu wanjye witwa Umushibuka. Imbere ya Yeshuwa mpashyize ibuye rimwe rukumbi, n'ibuye rya mpande ndwi. Njyewe ubwanjye nzaryandikaho inyandiko. Abaturage b'iki gihugu nzabahanaguraho ibicumuro byabo. Nzabikora mu munsi umwe rukumbi. Kuri uwo munsi muzatumirana, muzadendeza munsi y'imizabibu n'imitini, mwishimire amahoro mufite. Uko niko Uhoraho Nyiringabo avuze. Zakariya igice cya kane. Iyerekwa rya gatanu. Igitereko cy'amatara n'iminzenze. Umumarayika twavuganaga aragaruka arankomanga nk'ukangura umuntu uri mu bitotsi. Arambaza ati, urabona iki? Ndamusubiza nti, ndabona igitereko cy'amatara cy'izahabu, gifite umukondo w'amavuta ku mutwe wacyo.
Ku rugara rw'uwo mukondo hari amatara 7 afite imiyoboro 7 ijyana amavuta mu ntambi zayo. Ndabona kandi iminzenzi 2, umwe iburyo undi ibumoso bw'umukondo. Nuko mbaza umumarayika twavuganaga nti, nyakubahwa, biriya bishushanya iki? Nawe ati, mbese ntubizi? Ndamusubiza nti, oya nyakubahwa. Amasezerano Zerubabeli yahawe. Wa mumarayika ambwira kandi kugeza ubu butumwa kuri Zerubabeli ati, Uhoraho Nyiringabo aravuze ati, ububasha bwawe cyangwa imbaraga zawe si byo bizagushoboza umurimo wanjye, ahubwo uzawushobozwa na mwuka wanjye. Zerubabeli we, ingorane zawe nubwo zingana umusozi nzazikuraho. Ingoro yanjye uzayishyiraho ibuye ryo kuyisoza, maze baritangarire bati, mbega ukuntu ari ryiza, mbega ukuntu ari ryiza. Nuko Uhoraho arantuma ati, Zerubabeli niwe washize urufatiro kuri iyi ngoro yanjye, kandi ni nawe uzasoza imirimo y'ubwubatsi bwayo. Bityo muzamenya ko Uhoraho Nyiringabo ari we wantumye kuri mwe. Rega ntawe ukwiye guhinyura imirimo y'ibanze y'umushinga, ahubwo muzishima mubonye Zerubabeli ashoje ingoro, ayishyizeho rya buye ryatoranyijwe. Ibisobanuro by'iyerekwa rya 5. Wa mumarayika arambwira ati, ya matara 7 wabonye ashushanya amaso y'Uhoraho ugenzura isi yose kugira ngo arebe ibikorerwaho. Ndongera ndamubaza nti, mbese iriya minzenzi 2 iri iburyo n'ibumoso bw'igitereko cy'amatara y'ishushanya iki? Ndakomeza nti, naho se ariya mashami 2 y'iminzenze ari iruhande rw'imiheha 2 y'amazahabu ijyana amavuta y'iminzenze mu mukondo yo ashushanya iki? Nawe ati, mbese nayo ntuzi icyo ashushanya? Ndamusubiza nti, oya nyakubahwa. Nuko arambwira ati, ariya mashami ashushanya ba bagabo 2 Nyagasani umugenga w'isi yose yatoranyije akabasiga amavuta kugira ngo bamukorere. Zakariya igice cya 5. Iyerekwa rya 6. Umuzingo w'igitabo. Nuko nongera kubonekerwa, ngiye kubona mbona umuzingo w'igitabo uguruka mu kirere. Umumarayika arambaza ati, urabona iki? Ndamusubiza nti, ndabona umuzingo w'igitabo uguruka, ufite uburebure bwa metero 9 n'ubugari bwa metero 4 n'igice. Nuko arambwira ati, uwo muzingo w'igitabo ukubiyemo ibyerekeye umuvumo ugiye gukwira igihugu cyose. Ku ruhande rwawo rumwe handitse ko abajura bagiye kumeneshwa mu gihugu, naho ku rundi ruhande handitse ko abarahira ibinyoma nabo bagiye kumeneshwa. Uhoraho Nyiringabo aravuze ati, ninjye uteje uwo muvumo. Uzagera ku nzu y'umujura wese no ku nzu y'umuntu wese urahira izina ryanjye ibinyoma, maze uzokame, uzisenye zishireho uhereye kuri mwikorezi yazo n'amabuye azubatse. Iyerekwa rya 7. Umugore uri mu giseke. Umumarayika twavuganaga aransanga arambwira ati, dore kiriya kintu gitungutse hariya. Ndamubaza nti, kiriya ni iki? Aransubiza ati, ni igiseke kirimo ibicumuro by'abatuye igihugu cyose. Icyo giseke cyari gifite umutemeri w'icyuma kiremereye upfundutse. Mbona umugore wicaye muri icyo giseke. Umumarayika arambwira ati, uriya mugore ashushanya ubugome bwose. Nuko amusunikira mu giseke akubitaho wa mutemeri w'icyuma. Nongeye kureba mbona abagore 2 baratungutse, bagurukaga mu muyaga bafite amababa nk'ay'igishondabagabo. Nuko bafata cya giseke bagitumbagirana mu kirere. Mbaza umumarayika twavuganaga nti, mbese kiriya giseke bakijyanye he? Aransubiza ati, bakijyanye muri Babiloniya, niho bazubakira wa mugore ingoro. Nimara kuzura bazubakamo uruhimbi, bamuhagarikeho ahagume iteka.
Zakariya igice cya 6. Iyerekwa rya 8. Amagare 4 y'intambara. Nanone nongera kubonekerwa, ngiye kubona mbona amagare 4 y'intambara aturutse hagati y'imisozi 2 y'umuringa. Igare rya mbere ryakururwaga n'amafarasi y'amagaju, irya kabiri rigakururwa n'ay'imikara, irya gatatu ryakururwaga n'ay'ibitare, naho irya kane rigakururwa n'amafarasi y'ibihogo by'umusengo. Nuko mbaza umumarayika twavuganaga nti, nyakubahwa, biriya bishushanya iki? Aransubiza ati, biriya ni imiyaga yo mu byerekezo 4 by'isi, ikaba ivuye mu ijuru imbere ya Nyagasani umugenga w'isi yose. Igare rikururwa n'amafarasi y'imikara rirerekeza mu gihugu cyo mu majyaruguru, amafarasi y'ibitare ari burikurikire, naho amafarasi y'imisengo arerekeza mu gihugu cyo mu majyepfo. Amafarasi y'ibihogo yo afite umwete wo kuzenguruka isi. Uwo mumarayika arayabwira ati, ngaho nimugende muyizenguruke. Ayo mafarasi ahita ajya kuzenguruka isi. Nuko arampamagara arambwira ati, ntureba ariya mafarasi yerekeje mu gihugu cyo mu majyaruguru? Agiye gucubya umujinya uhoraho yari afitiye icyo gihugu. Ikamba ryo kwambikwa Yeshuwa. Uhoraho arambwira ati, Abayahudi bakiri aho bajyanyweho iminyago, bohereje impano zazanwe na Heridayi na Tobiya na Yedaya. None uyu munsi ujye kwa Yosiya mwene Sefaniya, niho bacumbitse bavuye i Babuloni. Wakira ifeza n'izahabu bazanye, ubikoremo ikamba, uryambike umutambyi mukuru Yeshuwa mwene Yosadaki. Umubwire ngo, Uhoraho Nyiringabo aravuze ati, umuntu witwa umushibuka azasagamba, maze anyubakire ingoro. Koko niwe uzanyubakira ingoro. Azagira icyubahiro gikwiye umwami. Azicara ku ntebe ye ya cyami aba umwami uganje. Umutambyi mukuru nawe azicara ku ntebe ye, maze hagati yabo bombi haba ubwumvikane bwuzuye. Rya kamba rizagume mu ngoro y'Uhoraho, ribe urwibutso rw'impano zazanwe na Heridayi na Tobiya na Yedaya, n'urw'ubuntu Yosiya mwene Sefaniya yagize. Abantu bazaturuka iyo giterwa inkingi bubake ingoro yanjye, bityo muzamenya ko Uhoraho Nyiringabo ari we wantumye kuri mwe. Ibyo byose bizaba nimwumvira koko Uhoraho Imana yanyu ko bikwiye.